ahantu tuje kuhashaka ikibanza urabona uri kuhakunda ndabona nta kibazo umuntu yahatura simba hari imihanda urabona uhagaze hano nk'aha haruguru y'umuhanda ugura nk'iki kibanza cyo haruguru kugira ngo niwubaka inzu nk'hano uzaba ufite view y'aka gasozi kwaguye twegere na hano imbere turebe ukuntu hameze turebe nuko ariko chere hano nakuzanye si heza wari usanga ibintu by'ibishyimbo wasanga utazi nuko babihinga nabonye uko bahinga ariko ndabizi narabibonye bite byawe igihe kibazo mbonye ubuye muyobore nagiye ahantu hose sinabuze ahantu uriya sister rero uri umukobwa mwiza pe nanjye buri urebye ino karitsiye n'ubwa mbere nzigezemo ni ukuri pe urabyihanganira kabisa nanyuze hariya hirya ndi gushaka kumanuka ku buryo ngera hariya kuri urabona hari ahantu ikibanza cyo ruguru y'umuhanda ahantu kiba cyiza kurusha icyo munsi y'umuhanda kubyo no kuvuga ngo urabona nk'iki kibanza ko kiri ku muhanda kandi aha hantu ni heza urabona umuntu acyubatsemo nka aparitoma ahantu hegereye umuhanda gutya nuko bifatwa chérie bitewe n'ukuntu mukunda rwose ntabwo nakuzana ahantu nk'ahangaha ngo duhitemo ikibanza kibi sibyo turebe ko rwose hano turashaka kuhazamuka oya reka nzamuke ndahita nkuza none reka nge aba ari nge ubanza kuzamuka sibyo ndabizugira ubwoba ariko ndabizugira ubwoba gusa inyigisho ushakira na terena reka kambe mwegereye uyu munsi n'urugendo twagize ubutembere bw'uyu munsi urugendo rwawe rwiza byarisaho kabisa kuko hariho akantu k'akazuba ariko urugendo rwawe rwatubereye akazuba ni kenshi ariko ahantu twari twagiye ejo habonye gute urabona ari heza ubonye imigozi hari n'ibishyimbo nawe ukunda nyarumva abantu bavuga ko ahantu hari ibintu imyaka itoshye ubwo niho haba hameze neza ubonye atari sawa nabonye ari heza rwose ko ndaba utarushye se ngiye ko nacotse none se ko numva meze ukuntu bamfashe ikisi amazi nk'amagare tantine atuzanira amazi ubanza buriya numara kuruhuka turahita umuntu ajya koga aryamye uri koga ki nta n'amazi yo kunywa kumva kamuhamagara numva nasize mubwira nabwo nta n'ubwo kuri botike yatuzaniye ubwo rero ariko muhamagara numva ko yayazanye yego yatutumye umuntu watugushyiriye nta mudamu w'inshuti yanjye nawe yadushyizeho neza izo ni imbaraga z'amafaranga nicyo kigaragaza ko ukora ariko n'ubundi ngo ngomba kukwitaho sibyo ngomba kukwitaho kugira ngo umere neza iyo umeze neza biba ari ishema ryanjye ariko sheri rero nawe amagambo yawe ukoresha kurenza isukari n'ubundi reba ukuntu isi unyibagiza mba ngomba kuyakubwira nanakwitaho nasi undi nayabwira neza sheri nzanira amazi ntabwo hazaza undi muntu ubasha kuyaguha ngenda nzanira amazi yo kunywa sibyo ngaho genda